y'Uwagaciro episode ya 7. Mbere yuko njye n'uwo mugabo wanjye wa kabiri tubana, twari twaraganiye ku bijyanye n'imyigire y'abo bana banjye. Abana banjye bigaga kure. Rero yari yaransezeranyije ko nimara kubana nawe, abo bana tuzabashakira ikigo hafi aho. Bakaba ariho biga, bakaruka urwo rugendo bakoraga hafi buri munsi kandi bakiri bato. Ubwo umwaka w'amashuri wari urangiye, namwibukije ko abo bana dukwiye kubashakira ikigo bazigaho hakiri kare. Maze icyo gihe arambaza ati, aho se bari basanzwe biga habaye iki? Ntese ntiwibuka ko ari kure kuhagera bibagora? Mbere yo kunsubiza yabanje kunseka, maze arangije arambwira ati, nkiri muto mfite imyaka nk'irindwi nakoraga urugendo rw'amasaha 4 n'amaguru. Ntacyo nariye, ntajya ku ishuri. Nkongera gukora urundi nk'urwo ku zuba ry'igikatu cyangwa mu mvura y'amahindu. Byongeye nshonje ngaruka imuhira. Ati nakoze urwo rugendo mu myaka 6 kandi ntacyo nabaye. Atuzi iki ibyo byamariye? Ati byantuje kwihangana nkiri muto kugeza icyo nihanganira kivuyeho. Ntibyo ndabyumva. Ariko ubuzima twaciyemo sintekereza ko ari bwo twifuriza abana bacu. Nuko arambwira ati niba se twarabuciyemo bukadufasha guca akenge, bayo mahirwe kuki twayabavutse. Ati bijyanye no kwimura abana ku kigo bari bamaze kumenyera, sinshobora kukikwemerera. Ati cyakora dushobora ahubwo kubafasha muri urwo rugendo, wenda bakajya barukara bafite imbaraga. Ibyo byose byatumaga mbona ko amagambo yambwiraga mbere yuko njye nawe tubana yaramareshya mugeni. Ibyo kandi byanarushagaho kunyibutsa ubuhemu nakoze ubwo nangaga umugabo twari tumaranye imyaka 10 atari yarigeze na rimwe mbwira nabi cyangwa ngo nyereke ko atanyitayeho. Kugeza icyo gihe yari akiri mu bitaro kandi nari ntaramusura cyangwa ngo ngire icyo mufasha. Uko iminsi yashiraga, uwo mugabo yarushagaho kunyereka wese, akanyereka byinshi yari yarankinze. Yajyaga anywa inzoga, yaza yasinze akambwira ukuntu ndi umugore utagira ubwenge, ngo naje kumwihomaho ntayo mugabo wankoye. Akambwira ko azi neza ko ari imitungo ye naje nkurikiye, ko ariko ntateze kuzagira n'igiceri na kimwe mukuraho. Njye numvaga ibyo ntacyo bimbwiye kuko nabonaga nta kundi nabigenza. Hari ukuntu ikintu kiba ntikikunyure, ariko watekereza uruhare rugaragara wabigizemo ukagifata nk'ikidahari, atari uko utababaye ahubwo ari uko ubona ko ntacyo kubikoraho ufite. Icyambabazaga ariko n'abana banjye bari bari kuzira amahitamo yakozwe na nyina. Umwana w'uwo mugabo yajyaga ataha amuzaniye utuntu two kurya dutandukanye, akabirya abanjye bamureba kandi bose bitwa ngo ni abana be. Twayaga tujyana muri ya mamurikagurisha yajyaga ndatira, akagurira umwana w'ibikinisho, imyenda n'ibindi byinshi. Njye n'abana banjye tugatahira kureba ayo mamurikagurisha gusa. Nyuma y'amezi agera kuri 3 mbana nawe, nari maze kubona ko nibeshye. Ubwo nafataga umwanzuro wo gusiga umugabo wanjye muhoye uko asa. Nari maze gutahura icyari cyarateye gusa uko yasaga, kuko twari twarashakanye asa neza. Nari maze gutahura ko atambaraga nabi ku bushake bwe, ahubwo yabaga yabiguranye kutwitaho, tukaba ari twe twambara neza, wakemera kwambara ibibi kugira ngo twaba tubona babone ko tuberewe. Nari maze kumenya impamvu nyamukuru yatumaga atahananiwe, akita ku bana be, akabatekera, akabaganiriza kandi nanjye ntanyibagirwe. Nari maze kumenya neza impamvu hari igihe najyaga nkanguka nkasanga arakanuye. Byaterwaga no kubona ko ntacyo adakora ngo twiteho, ariko njye nkaba nta gaciro mbiha. Nari maze kumenya ko yadukundaga cyane kandi ko bigoye kuzabona udukorera nk'ibyo yari yaradukoreye. Maze kubona ko nahubutse bwo nafataga icyemezo, niyemeje kujya gusura uwahoze ari umugabo wanjye, ngo mbyibura ndebe uko ameze ndetse mbonereho no kumusaba imbabazi. Icyo gihe nabeshye umugabo wanjye ko ngiye gusura umubyeyi kwa muganga. Nanajyanye umwana umwe muto ngo abashe gusuhuza se. Tuhageze nahamagaye wari warahoze ari mabukwe, mubwira ko narinje kubasura. Yaraje aratureba, ariko nabonaga asa n'uwahindutse. Uko yandamukije byari bitandukanye nuko yajyaga ndamutsa nkiri umukazana we. Nuko ndamubwira ni nk'uko ubibona narinje kubasura.
yarambwiye ati umva rero mwana wanjye, rwose sinagusubiza inyuma kuko nubwo wambabaje uri umukazana wanjye. Atari ko wahoze ari umugabo wawe yambwiye ko atifuza kukubona. Ati ubwo rero sinzi uko tubigenza. Nabwiye uwo mubyeyi nti ndabizi ko nakosheje, ariko ndakwinginze munsobere byibura mubona inshuro imwe niyo yaba ari iya nyuma. Yaransubije ati singifata icyemezo kuri iyo ngingo. Ati reka ngende mwinginge numve ko abyemera. Uwo mubyeyi yaragiye, njye nsigara aho nihanagura amarira. Utekereze kuba waranze gusura umuntu abikeneye, ukabikenera usanga nawe atakigukeneye, byongeye yarahoze ari n'umugabo wawe, nawe uri umugore we.